ejo nabajijwe ibibazo bibiri by'ingenzi ku mafaranga kandi twese tujya duhura nabyo kuko amafaranga ni ikibazo kiri global. Ejo nabajijwe ibibazo bibiri by'ingenzi nibyo ngiye kuvuga hariya imbere kuri video. Ibyo bibazo nusanga nawe ujye ugira ikibazo kimwe muri cyangwa se ufite ikibazo kimwe muri ibyo, wandika ijambo muri comment saving, ubwo ndaza kumenya ko tugiye gufatanya gukemura icyo kibazo kandi koko tugomba kugikemura kuko ni ngombwa. Guys, uyu munsi arakantu nshaka kubabwira. Ejo nari ndi mu nzira andimo ndagenda mura n'umuntu wa mbere mura n'uwa kabiri, kumwe uba wari inshuti n'abantu hagashira igihe mutabonana. Hanyuma duhuye bose bambaza ibintu bisa nkaho byenda gusa. Uwa mbere twarahuye arambaza uti nabonye usigaye gukora ibiganiro bya business by'amafaranga, ngo ari video imwe nigize kureba yawe mbona ukuvanga mu ibintu byo gukontrola amafaranga, ngo n'ibintu byo kumanaginga amafaranga. Arambaza ngo none se uratubwira kumanaginga amafaranga? Turamanaginga amafaranga tudafite. Ndangije uzi ikintu naramushubije uti okay, utubwo mbaje gukantu reka nkakubwire hanyuma nikomereza. Kumanaginga amafaranga no gukontrola amafaranga ntago ikibazo ari uko utayafite, ahubwo ikibazo ntago ubizi ko uyafite. Niba ushaka kumenya ko ubizi ko ufite amafaranga, ngiye kuguherezaho mwaka, fata urupapuro rwawe cyangwa ufate agenda yawe cyangwa niba ari ikaye yawe, uhere uyu munsi wandika buri faranga ryose usohoye mu ntoki zawe. Urugero, ufashe moto wishyuye akantu, ugiye hanze urishyuye, ukoza akanaka urishyuye, ayo mafaranga yose uyandika, uvuga uti nkoze iki nanzara. Hanyuma ukwezi nigushira cyangwa se icyumweru ubare buri icyumweru nigishira, ubare total y'amafaranga yose yakunyuze mu ntoki ari wowe yishyuye. Total izakwereka ayo ngayo niyo mafaranga ufite. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo methode tuyita tracking your money. Mbere yuko managinga amafaranga dukoresha ni step 3 za success dukoresha 3M. 3M bivuze ngo ni make, manage and multiply. Make, manage and multiply. Akorera amafaranga hanyuma uyakontrole cyangwa se uyagenere ibyo akora hanyuma ubone kuyakuba. Ushobora kuba uzi gukorera amafaranga ariko utazi kumanaginga, ubwo ngo nta nubwo washobora kugira gute gukuba ayo mafaranga cyangwa se kuyongera. Mbo wa mbere namuhaye homework imeze gure mu tugenda tracking amafaranga yose. Niba ko kuri kuvuga ngo nta mafaranga ufite, numara kubona total y'amavuza tumenya amafaranga guca mu ntoki, umenye ko ikibazo ntago ari uko udafite amafaranga, ngo ikibazo numenya hajya, ntumenya ngo ufite ngaha. Ntago wabasha gukontrola amafaranga utazi aho ajya. Ugomba kubanza kumenya aho amafaranga ajya ukamenya uko yakontrola. Twese amafaranga duca mu ntoki, rimwe rimwe tukavuga ngo twinjiza amafaranga make, dukora amafaranga make. Ntabwo ikibazo ari ko dukorera amafaranga make, ikibazo ubwo na makeya tubona ntago tuzi aho aca. Umuntu wa kabiri nawe twarahuye n'ubundi kintu yambajije, arambajije nabonye usigaye wigisha ibintu bya business, nabonye yuko twigisha ibintu byo gusevinga, ariko gusevinga biragoye muri ubu buzima. Yego, gusevinga biragoye, ibyo uvuga nibyo, ariko niba gusevinga ari ikintu kigoye utabasha gukora, ubwo ngubwo ikintu kikubaho ni ukuregreta. Uzaregretinga, uzicuza gute? Uzicuza mu gihe hazaba hakubayeho akabazo ukabura amafaranga gutabara kubera ko udashoboye gusevinga. Uzicuza mu gihe warwaye ukabura amafaranga akwishyurira imiti. Kubera iki? Kubera ko nyine ntabwo wabasha gusevinga for emergency. Ugomba kugira udufaranga usevinga tuzagutabara. Ibyo byo ni ihame, nta nubwo ari ibintu badiringa. Twiriwe tudashyize ibintu byo kuvuga ngo uzasevinge ngo ubone kuinvestinga. Ugomba gusevinga amafaranga azagufasha mu kibazo uzahura nacyo, kuko nta muntu utegura ibibazo. Yaho kugira ngo ugire ibibazo ujye guhamagara umuntu ngo mani ngo mfasha ngara akabazo naringize, ngo ndabona ngo nguye mu bintu, ngo mfasha ngo ubungurije 5, ngo ngurize 10, ngurize 30, ngo muye n'akantu. Cyangwa se abantu bakina deal, iyo uhuye na boro ya mesh ugomba kuyigura nawe ukayigurisha. Ese ukoresha amafaranga wagujije? Nibyo birashoboka, ushobora kuguza amafaranga ukahita uyigura. Nese ugujije amafaranga ugasanga ubaze nabi.
ariko iyo ukuye mu yawe wisevinye uvuga uti iyi boro nyiguyeho ndabona ihendutse ngiye kwigura makeya nanjye ndaza kuyungukamo. N'ubundi niko aba entrepreneur bakora, abashabitse niko bakora, ni ukugura boro ukayigurisha naye menshi ukunguka. Niko abacuruzi bagira gute bakora. Bivuze ngo iki, amafaranga wasevinze ntago ni negotiable. Amafaranga gusevinga ni negotiable, nuvuga ngo ugomba kubikora no matawa, ugomba kubyiga. Kubera iki? Kubera ko kuba ufite amafaranga ugenda usevinga kandi ari habit yawe, atari ibintu bigoranye, icyo gihe rwose kuba washyira utuntu twawe mu bikorwa ntabwo bizakugora gufite amafaranga yawe. Ariko aho kugira ikintu cyose kijye kikubaho uhita uhamagara abantu ab'inshuti zawe bakingo mungurize mugire gute, nta kintu bitwaye. Ariko nanone kuguza ukora wari usanzwe ukora, ahubwo ikibazo ari uko nyine utaza amafaranga yawe ajya. Please track your money, menya amafaranga yawe ajya, nibwo buryo uzamenya uko ugabanya ibintu biyatwara, kubera ko uzabuzi aho agira gute ahajya. Murakoze cyane, akantu nagira ngo mbabwire nako ngako. Ciao ciao, katujye mu kazi.